muri kino gitabo cyitwa Divine Gerzo Divine haranditse hagira hati l'alcoolisme est dévastateur, inzoga zabaye kirimbuzi zirahindura ibirere umusaka. Kubera iki? Il sème la maladie et la mort sur son passage. Inzoga aho zinyuze nta kindi wahasanga keretse indwara n'urupfu gusa. Aho umuraho wazo ni indwara n'iki? N'urupfu. L'alcool empoisonne tous les tissus du corps. Inzoga ziragenda zikaroga imihore y'umubiri wawe wose. Principalement les cerveaux. Zinaturuka habi kuko aho zihera ari mu bwonko. Le système nerveux zikibasira imitsi yumva. Le cœur zikava zijya ku mutima. Le foie zikibajya ku mwijima. Le système gastro-intestinal zikava zimanuka mu nzira mu rwungano rw'igifu n'amara. Et immunitaire zikibasira n'ubutaraga. Nicyo gituma musanga Salomo yaravuze mu mvugo ngufi, aravuga ati ntukarebe uko ibirira hehe. Ariko namenye ibitabo nyuma ariko ntabizimwa. Ubwo rero ntabwo nzuko zimanuka neza kese kuri somo ko Salomo yazivuze. Ariko ngereranyije zimanuka nabi urebye umusozo wazo. Ngo amaherezo gatema nk'iki kimpiri. Jambo gutema kimpiri tanya muri umuntu yoroshye mu muntu nk'umwijima n'ubwoko. Nizo nyama zoroshye. Kugizigaramo igatema rero aravuze ngo ikibasira n'uta l'alcool affecte les globules rouges. Inzoga yinibasira n'insorontuku. Il devienne griwa et se colle les aux autres. Bigera igihe insorontuku zigenda zoroshye zikajya zifatana nkuko iminwa ifatana. Yarangiza ndafite inyota. Hepatite. Les lobes frontaux du cerveau ou au siège de la conscience sont très sensibles aux effets de l'alcool. Noho hagati y'ubwonko muri twa tuntu tumeze nk'uduhu cyane tuyaga tumeze nk'amafashe biragenda hakononekara cyane maze umutima nama w'umuntu kwiyumvisha no gushyira mu gaciro bikagabanuka. Niyo mpamvu ari ngombwa ngo tumenye sont très sensibles. Par conséquent l'alcool affaiblit ses centres de communication avec le Saint-Esprit. Maze inzoga zikabasira aho intekerezo z'umuntu zijyanirana n'umwuka wera. Mbese aho ijwi ry'Imana rivugira ribwira umuntu hagapfuba communication igacika maze ugasanga nka kwa kuntu umuntu aturahantu hadafite rezo. Yarangiza ntabwo tureka inzoga kubw'ubukristo. Iki kijya kimbabaza mu nkundire. Abantu bazanye idini muri Afurika bwa mbere bateye ubwoba abayoboke aho kubajijura. Bati uramukunyoye inzoga ntabwo tuzagushyingira. Uramukunyoye ntabwo uzarya ifunguro ryera. Uramukunyoye ntuzabatizwa. Noneho umwizera akareka inzoga ari ubwoba bw'umuyobozi atari ukumenya akaga kayo. Yagomba kuba yarigishijwe akamenya ingaruka bifite he ku mubiri. Noneho akazireka. Niyo mpamvu benshi bahisemo kujya bajya kuzinywa bihishe. Abandi bakayati nzayinywa nzaba amaturo gusa nta kindi. Ukibwira ngo urukubahima utazi ko ari uzononekara. Ngiyi impamvu ari ngombwa ngo abantu banayireke. Impamvu ndayisubiramo nuko iroga umubiri w'umuntu ihera mu bwonko ikajya mu rwungano rw'imitsi yumva, igira ikitwara umutima, yonona umwijima, ikagira ikitwara igifu n'inzira y'amara, ikonona ubutaraga, ikibasira imbuto z'amaraso, igatuma amaraso adatembera neza, ubwonko bw'umuntu kwiyumvisha kwabwo bugata umurongo.